Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza, izinze ijoro izinguye amanywa. Dushimiye Imana itwongereye iminsi yo kubaho, dushimiye Imana ishobora byose, dushimiye Imana ibikoze. Imana irakurengeye, irabyongeye. Imana ishimwe, Imana iragutabaye. Imana ishimwe, Imana yakuburaniye yabirangije. Imana ishimwe, haleluya. Imana igira neza, Imana itabura uko ibigenza, Imana yuzuye gukiranuka n'imbabazi. Imana ishimwe, turayishimiye. Iki gitondo tubanje Imana. Mwene data ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo aho uherereye hose. Imana ikunezeze, ikugirire neza. Bakristo bitorerera Yono Mountain Church mu Rwanda, Imana ikomeze ibagure. Inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha kubwo kwemera kubana nanjye mu bihe byiza byo gusenga. Imana ipfumbatura igipfunsi cyayo, yuzuze umugisha kuri mwebwe. Imana ishimwe. Mwese ndabingingiye ngo Imana ibaha umugisha kandi mubone Imana. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonir, umushumba w'itorero Yono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, turi muri teme yacu igira iti Imana hari ibyo yanga. Iby'Imana yanga ni ibi. Twabonye kubeshya, twabonye kuvusha amaraso, twabonye iby'inkozi z'ibibi. Dukomeje rero kuba muri iyi teme. Ikigukwiriye ni ugufata umwanzuro mwiza ukava mu byaha. Ikigukwiriye ni ugufata umwanzuro mwiza ukitandukanya n'ibibi byatuma uba ikizira imbere y'Imana. Iyo uri ikizira ntiwishimirwa, iyo uri ikizira wuzura umwaku, iyo uri ikizira Imana yitandukanya nawe. Rero ibyo bintu byo kubeshya, ibintu byo kuvusha amaraso, ibintu byo kuba inkozi y'ibibi, ibyo bintu bituma ubwiza bw'Imana butakubaho. Yego ubona uriho, ariko ijambo ryarambwiye ngo hari abantu baba bameze nk'abariho kandi barapfuye kera. Rero uramenye utagenda wibeshya kuriho kandi imbere y'Imana warasibwe. Rero biragukwiriye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukongera ugahinduka icyaremwe gishya, ijuru rikakwishimira ndetse ukajya mu murage w'abana b'Imana. Iki gitondo dukomeje kuba mu ijambo ry'Imana. Nyemerera dusome duhereye turacyari mu Migani ibice 6 umurongo wa 16 niwo tugenda tuvugaho umunsi ku munsi. Handitse ngo hari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka Imana yanga bimubera ikizira. Ni ibi: Imana idusange, imbabazi z'Imana zitugote. Ejo twavugaga amaraso y'utariho urubanza, yuko umuntu uvusha ayo maraso aba afite ikibazo, aba ari ikizira. Hanyuma dukomeje uyu murongo wa 18 handitse ngo umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugome. Imana itugirire neza. Umutima ugambirira ibibi. Reka nkubaze muri iki gitondo, iyo witegereje imibereho yawe ya buri munsi, usanga nta gihe wigeze cyangwa se muri iri joro ntago waba wabyukanye kugambirira ibibi. Ese iki cyumweru cyangwa uku kwezi nta migambi mibi wagambiriye? Ntiwigeze se uvuga ngo roshya kore biriya nkwereke ibintu ngiye kumukorera? Icyo gihe iyo uvuze gutyo ukavuga ko ugiye kwihimura no kwihorera, uba ugambiriye ibibi. Ubugambiriye ibibi iyo uvuga ngo uriya muntu nzamwumvisha, nzamukorera ibi, nzamubabaza, nzamutesha umutwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima ugambirira ibibi. Umuntu ufite umutima ugambirira ibibi, uwo nguwo ni ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Imbere y'umuremyi wawe uba warangije kuba ikizira, uba witandukanyije n'urukundo rw'Imana. Nawe ubitekereze, wagambiriye ibibi. Umutima ugambirira kujya mu busambanyi, umutima ugambirira kwica. Imana iravuze ngo umutima ugambirira ibibi. Waragambiriye rwose, umutima ugambirira ibibi. Waragambiriye, ugambirira kujya mu bapfumu ndetse ujyayo urapfumaguza.
umutima ugambirira ibibi, uwo mutima utuma uba ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Ijambo rirakubwiye ngo yewe umutima ugambirira ibibi, uwo muntu ufite umutima ugambirira ibibi waba ari ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Ndakubajije muri iki gitondo, ese iyo witegereje imibereho yawe ya buri munsi, iyo witegereje ibyo utekereza n'ibyo ugambirira gukora, nta kugambirira kubi kurimo, nta migambi mibi irimo, nta migambi yo kujya mu byaha ufite, Imana igusange. Umutima ugambirira ibibi, ijambo riratubwiye ngo uwo nguwo umuntu ufite uwo mutima ugambirira ibibi waba yabaye ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Imana itugirire neza. Ijambo rikomeze rivuga ngo iki? Amaguru yihutira kugira urugomo. Amaguru yihutira kugira urugomo, ni ukuvuga ngo ni bya bindi ushishikarira gukora kujyamo, kandi ari iby'urugomo, kandi ari iby'ibyaha, kandi ari ibyo gukora ibibi. Ngayo maguru rero yihutira kugira urugomo, ngayo nayo uba wabaye ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Ariko ndagira ngo ubanze wibaze ku migambi yawe ya buri munsi, imigambi yawe ya buri mwaka, imigambi yawe ya buri segonda, imigambi yawe Mana we, imigambi yawe. Umuntu ugambirira kugira nabi, umuntu ugambirira gukora nabi, uwo ni ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Kandi ibyo Imana ibyanga urunuka, kandi ibyo Imana iyo ibibonye muri wowe uhinduka ikizira. Ngibyo bibera Uwiteka Imana ikizira. Umutima wawe ugambirira iki? Mu gitondo nk'ubu byutse uri kugambirira iki? Muri plani yawe, mu byo wapanze uyu mwaka wagambiriye iki? Wenda umwaka ni muremure, reka nkwibarize iby'iki cyumweru, wagambiriye ibiki? Oya, icyumweru nacyo hari igihe utaragera ku munsi wa nyuma wo ku cyumweru. Reka nkubaze ibyo waraye ugambiriye uyu munsi, amagahunda washyize muri iki cyumweru, ayo washyize muri uyu munsi. Ese nta kugambirira kubi kurimo? Ntiwagambiriye mu busambanyi? Ntiwagambiriyemo kugihemukira mwene so? Ntiwagambiriyemo kubeshya? Ntiwagambiriyemo ubwicanyi? Ushobora kuba utari umwicanyi, wenda uvuga uti sinica, ariko nimba wagambiriye kuvusha amaraso y'ubutariho urubanza, wenda wagambiriye gusapotinga umuntu ugiye gukuramo inda, wagambiriye se gukuramo iyo nda, wagambiriye se ko uri bujye gucomekeranya umuntu ukamubeshyera akagubwa nabi, ngo umutima ugambirira ibibi. Uwo mutima wawe watumye ugambirira utyo, ugapanga gutyo, ukaba wanarangije kubishyira mu bikorwa, ngo rero tayari wahindutse ikizira imbere y'Uwiteka Imana. Kandi iyo wabaye ikizira, ubwiza bw'Imana bukuvaho. Iyo uri ikizira, nta mugisha w'Imana uba ufite. Yego urarya nk'abantu, ukagenda nk'abantu, ukagira gute, ariko uri ikizira wuzuye umwaku. Ikigukwiriye ni ukubwira Imana ikakugirira neza, ni ukwakira imbabazi za Yesu Kristo. Imana ikaguhindurira izina, Imana ikaguhindurira imibereho, ukareka kugenda wibeshya ijuru kandi ntabwo uzajyamo. Ngo umutima ugambirira ibibi aba ari ikizira. Itegereze, ongera wibuke nimba nta muntu wigeze ugambiriraho ibibi. Ongera wibuke nimba uyu munsi nta kintu wagambiriye kibi. Nurangiza ugarukiraho, ufashe umwanzuro wo kwiyunga na Yesu Kristo, usaba Imana imbabazi, usaba amaraso ya Yesu Kristo agutandukanye n'ibisira mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Ndabinginze ngo mwongere mugaruke, wongere witekerezeho, wongere wisubiremo, urebe ibigutandukanya n'urukundo rw'Imana, urebe icyatumye uhinduka ikizira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aracyari ku ngoma, Yesu aracyateze amaboko kugira ngo akubabarire, kugira ngo akweze, kugira ngo agukureho ibyo bisira byawe. Imana ikugirire neza. Shalom shalom, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe